Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane bari hirya no hino mu mirimo igiye itandukanye. Reka tubifurize gukomeza guhaha mu karonka. Ngewe nitwa Masunzu, ahangaho wamaze kugera ni kuri Target TV online. Ese wamaze gukora subscribe cyangwa yes, reka rero tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ubu ngubu turi muri gahunda nyinshi zigiye zitandukanye, ibyo murabizi cyane, tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, abantu bafite impano mu buryo bugiye butandukanye, abantu babayeho mu buzima bugiye butandukanye n'ibindi byinshi cyane. Uyu munsi hari umusore n'umugabo, hari umugabo turi kumwe nawe ariko ukiri umusore cyane, ukiri mutoya cyane, yakoze ibintu bihambaye. Niwe munyarwanda wenyine mu mateka y'u Rwanda, yego n'abandi babikoze kera, ariko muri iki kinyejana niwe wenyine wabashije kugera ku kintu gikomeye. Icyo kintu ni igiki? Yavumbuye umukino, uzi za football, uzi za basket, uzi za volleyball. Uyu munsi none ku isi hari undi mukino mushyashya wavumbuye n'umuntu w'umunyarwanda, niwe turi kumwe muri aka kanya. Agiye kutubwira byinshi cyane kuri uyu mukino watangiye gukinwa mu Bwongereza no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Turi kumwe nawe, byose bijyanye n'uyu mukino agiye kubitubwira. Amakuru ni meza. Urakomeye cyane? Ndakomeye. Yewe nitwa Masunzu, wewe witwa? Ngirinshuti Jonas. Jonas ninde? Banza wenda utwibwire tujye twajya ku bijyanye n'uriya mukino. Jonas ndi umuturage w'umunyarwanda, mbarizwa mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe, niho ntuye. Akaba ndi umuhanzi, nkaba nanakora n'ibikorwa bitandukanye byo guteza imbere imishinga ibyara inyungu, itari ubuhinzi cyangwa se ubworozi. Nkorera umushinga wa Rwanda Aid, by'umwihariko nkaba nanikora ku giti cyanjye, aho nkora ibikorwa by'ubuhanzi, yaba ari indirimbo, yaba ari ugushushanya, ariko by'umwihariko nkaba narahimbye umukino mushya nyarwanda wari utarabaho ku isi, witwa Boneza Ball. Turabigarukaho cyane. Imyaka imaze kuba ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 30. Imyaka 30. Hanyuma Jonas, wari ubikomojeho ko hari umukino wavumbuye cyangwa se wahimbye, ariko ni ukuwuhimba ni ukuvumbura, ubundi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuhanga, narawuhimbye wari utarabaho, mubati narawubyaye uzana kuri iyi si. Yes, warawubyaye uwuzana kuri iyi si. Igitekerezo cyo kumva ko hari ibintu byinshi byo guhimba ku isi cyangwa se byo kuvumbura, reka tuvuge gutyo. Wanatubwiye ko usanzwe uri umuhanzi mu kuririmba, ariko waravuze uti reka noneho nanakore n'umukino cyangwa se mpange umukino isi yose ijye yidagadura ikoresheje uyu mukino wanjye. Kubera iki wagiye muri icyo gisata cya siporo? Turaye duhera aho ngaho. Urebye nyirizina nk'abahanzi, kenshi dukunda gutekereza tukajya imuzi, tukinjira mu bibazo by'abantu tugiye guhereza ibihangano byacu, tukavuga ati si iki gihangano, inkozi igihangano kimeze gutya, ni iki cyafasha abantu. Rero kuva ngira umwana mutoya, hari ubuzima nagiye mbamo bugoye, ariko nkagenda nishakira ibisubizo, ariko nshaka n'ibisubizo byangiraho ingaruka nziza, bikagira n'ingaruka nziza kuri community nyarwanda. Rero twabonaga hari ikibazo kijyanye n'ubwigunge hirya no hirya, yaba ari mu cyaro, yaba ari no mu mijyi, tukabona hariho ibura ry'imirimo, avuga se n'iki umuntu yakora cyahuza abantu benshi. Rero dukurikije impanuro twagiye duhabwa n'ubuyobozi, cyane cyane umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame, wagiye dukangurira gukora cyane no guhanga imirimo mishyashya, nkagendera ku cy'Imana twifuza, kuko nawe turayisenga tukayibaza ati se n'iki twakora kugira ngo duhishurire icyo twakora Mana, kugira ngo twiteze imbere kandi tugire uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'isi yacu, ndetse tukareba naho isi iri kugenda igana mu ikoranabuhanga no gukora imirimo y'udushya. Naho icyo gitekerezo cyaje mu mwaka wa 2011, ngira birampira, ngira igitekerezo cy'umukino utarabaho ku isi. Uwo mukino tuwukoraho ubushakashatsi, ku bw'amahirwe tuyobowemo na Minisiteri y'Umuco na Siporo, niko yitwaga icyo gihe, tuyobowemo na RDB yakozeho ubushakashatsi. Mu mwaka wa 2015 niho twahawe icyangombwa cya certificate ya propriété intellectuelle. Ubwo uwo mukino ubugeze ku isi gutyo. Yes. Hari umuntu wegeze kumbwira ngo
n'uwo mwaganiriye umubwira ko ngo wawurose ngo wararyamye ngo urota ngo abantu bari gukina umukino ubyutse za nzozi uzishyira mu ngiro niko byagenze. N'ubundi nicyo bavuga ati ko buri gikorwa cyose gituruka kuri dirimu ni inzozi. Inzozi rero ziza mu buryo butandukanye, ushobora kuba uri gutekereza ikintu uri kwanariza ugahita ubona solution, cyangwa se waba uryamye ukaza kugira inzozi none ukaza kuzenteripureta, wazenteripureta ukazihuza na cya kibazo wari uri gushaka gukemura. Ni ubwo buryo ki nawurosemo mbona ngize icyo gitekerezo cy'uburyo abantu bamuvinga mu kibuga, mbona uburyo ikibuga gikoze, mbona uburyo kari agakoresho kitwa imbonezo ariko gatuma twitwa bonezaboro kuko batsinda igitego ariho bawuboneje. Mbibonye rero nibo nahise mbona ari inzozi nziza umuntu yasangiza abandi. Hanyuma ni umukino twakomeje kuvuga umukino ukanavuga n'izina ngo ni bonezaboro. Ubundi ni umukino ni umukino utandukaniye n'indi mbere y'uko tuza kugera noneho ukatubwira uko ubuteye. Bonezaboro ni umukino ukinwa n'amakipe abiri y'abakinnyi batandatu, aho abakinnyi batanu basigara ku ruhande rumwe rw'ikibuga, noneho undi mukinnyi umwe akajya ku rundi ruhande rw'ikibuga, bakaba batandukanywamo n'umurongo ugabanyijemo kabiri uteretseho ibyo twita imfashi, ni nk'amapoto cyangwa se amaposite. Ayo maposite akaba amanitsemo akaziga kitwa imbonezo gafite fire gahuriweho n'amakipe yombi. Ako kaziga nta muzamu kagira, bati buri kipe nta muzamu igira, bose bakina bagambiriye gutsinda, kuboneza kuri iyo mbonezo bagatsinda. Noneho ikindi uyu mukino utandukanyeho n'iyindi, ufite ibice bitatu by'ikibuga, hari urutavogerwa, urubuga ntavogerwa, hakaba urugwa mbere n'urugwa nyuma. Rero hari amategeko yihariye atuma abantu bazungurukamo bakabasha gukina, kandi bakaba bakoresha, urumva imikino yose ntabwo wasiga amaguru hanze y'ikibuga ngo ugende ujye gukina. Imikino yose zari za rugby, za football, za volleyball, amaguru uyinjirana mu kibuga nubwo bazita za handball n'ibindi. Urumva naho ujyayo wese urabikenera ukabikoresha, ariko amategeko atuma abantu bazenguruka mu kibuga atandukanye n'andi mategeko. Rero akaba ari umukino ushobora gukinirwa ku kibuga cy'ubwatsi cyangwa se ikibuga cy'isima cyangwa se ikibuga cy'urwondo. Gipfa kuba gifite metero 28 kuri 14, kimanitse nk'iriya mbonezi ihurirwamo n'abakinnyi bombi. Kandi by'umwihariko aho utandukanye n'indi mikino, ibikoresho byaho tubikora hano mu Rwanda, dukoresha amapine ashaje, impu zishaje n'ibyuma, turabiterateranya dukoresheje ikoranabuhanga, tukabasha gukora ibikoresho byaho bikorewe hano mu Rwanda byose. Ubwo ibyo bikoresho byaho ni ibihe? Ni imbonezo, hakaba imfashi bari ababoneza nk'umupira. Abatakazi ni nk'amwe kameze nka paniye ya basket. Ni nka paniye ariko ibihagaze, kandi fire yayo ntabwo ifunguye, uyifata umupira, noneho ikaba ifite santimetero 50 za diametre. Ubwo ni umurambararo. Ubwo iyo ni imfashi, iyo ni imbonezo. Hakaza noneho imfashi ari amaposte tumanikaho imbonezo, noneho hakaza umupira wawo urihariye, utandukanye n'uwa volleyball, utandukanye n'uwa football, utandukanye n'indi mipira yose yabayeho. Noneho na uniform ufite tenu umukinnyi. Ese umupira umeze gute? Umupira uburemere bwawo na design yawo urabumbye, nyine urabumbye, ufite forume y'umubumbe, ariko ntago urabona nk'uwa handball utandukanye n'uwa football, ugatandukanye n'uwa volleyball. N'uwabone za ball ndaho bakumbuje kureba uburyo umupira umeze. Ni umupira wihariye, uzabona ari bwo bwa mbere ubonye. Wari ugeze ku uniforme cyangwa kuri jezi? Jezi nazo ziratandukanye. Burya abantu bose bashyize hamwe, buri kipe iba ifite jezi zitandukanye, nk'uko muri football bagira design yabo, basket bakagira design yabo, nazo dufite design yihariye ivamo uburyo amanimero baba yambaye, uburyo ki baba bameze. Uyu mukinnyi waboneza ball umubonye uhita umubona atandukanye n'uwa karate, atandukanye n'uwa football, harimo difference nini cyane. Ibi bintu cyangwa se uyu mukino wenda nk'ikintu kirimo abantu batangariye cyane, kubera ko urumva ko umaze igihe, ikintu abantu batangariye cyane ubona
gishobora wenda gukurura abantu cyane mu gukunda cyangwa se mu gukina uwo mukino wawe ni iki? Ikintu cya mbere abantu batangariye bwa mbere ni ukumva yuko abanyafurika dushobora kurota n'icyo abandi bantu batarose. Hari umugani nkunze kuvuga ati utekereje nabi arushya amaguru, kandi utekereje neza biramworohera kuko ibyo yifuza bibona hafi yiwe atavunitse ngo ajye gushakira ahandi, kandi agateza imbere n'inzozi ziwe. Rero kubona naragize inzozi tukaba tubona dushyigikiwe n'igihugu cyacu, yaba ari mu mahugurwa ndetse tukaba twizera yuko bazanakomeza kudufasha mu kugeza mu turere dutandukanye tubifuza. Icyo ni ikintu cya mbere gitangaje. Icya kabiri, uburyo abantu bawukina, usanga harimo uburyo bazenguruka mu kibuga, uburyo batsinda igitego, biryohera umuntu wese ku buryo n'utari mu kibuga ubona ari kurwanira kwifuza kujya gufata umupira ngo ajye kuboneza. Ukaba ari umukino uryohera abafite ubumuga. Abafite ubumuga hari uburyo bo bakoresha amaboko n'amaguru bazunguruka hasi batera, ku buryo kinaho baryohera cyane, ndetse akaba ari umukino utabamo bya bintu byo gukoyotorana umuntu aza ngo agukubite akudandura akagura akavune cyangwa bya sinabyaye. Ni umukino buri wese ko aba atumiriwe gutsinda mariya arakina kabiri ibyuya. Ni nawo umugambi mukuru wa siporo, kugufasha kusabana, kwidagadura, ukabira ibyuya ubundi ukagira ubuzima bwiza. Rero ibyo abantu barabikunda. Noneho kwa kundi aho ubonye hose ushobora kuhashinga biriya bikoresho ukatarasa imirongo ugakora ikibuga, birorohereza amashuri, birorohereza ibigo by'urubyiruko. Ntabwo bisaba ikibuga gihambaye. Yego iyo kibaye cyiza bigaragara neza burya, kuko ikibuga cyiza kigwiza isuku, ariko urebye hari ibintu byinshi bikubiye muri uyu mukino wa Bonezaboro bituma abantu bawukunda cyane. Yes, ni umukino umaze abantu bagitangira kuwukina cyangwa se abantu batangiye kuwukina ryari? Washize igihe kingana iki? Abantu batangiye gukina mu mwaka wa 2015, tukimara kuwushyira hanze no kubona ibyangombwa yuko ari igihangano cyacu. Ni abantu batangiye kuwukina ku buryo ubu mu karere ka Rusizi na Nyamasheke dufite amakipe agera kuri 20, ariko usanga ari urubyiruko rukiri kwishaka ku buryo cyo makipe aziyandikisha akabamo amakarabu, n'amakarabu tukayakuramo federasiyo. Bivuze ngo kugeza amagingo aya urumva umukino wawe ugomba kuba ufite federasiyo nyine yawo. Ntekereza ko ariko biba bimeze. Harabura iki ubu ngubu kugira ngo wenda ube umukino mpuzamahanga unujuje ibyangombwa? Urabona umukino wo kuba mpuzamahanga ho warabikoze, kuko ni umukino wakunzwe hano mu Rwanda. ku bawubonye bawuzi ubageraho, bamaje kuwukina ku buryo ubu umaze gutangira no mu bigo 3 by'amashuri mu Bwongereza no mu Buholande. Umukino ukaba ugiye gutangira, bagiye bazi Rusizi babo babibonye, yaba muri mu biganiro twagiye tugirana n'itangazamakuru, yaba ari muri amahugurwa twagiye duhabwa na Minisiteri y'Urubyiruko, yaba ari no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha, bagiye babibona baza kuwiga. Bivuze yuko nitubasha kuwumurikira igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuntu wese ahari akawumenya, tukabasha kuwugeza mu bigo by'amashuri, tukabasha kuwugeza mu bigo by'urubyiruko byose, bizahita bitworohera kubona Bonezaboro twagize federasiyo ku rwego rw'igihugu. Ejo tuyigire ari mu bihugu by'ibituranyi, ejo tuyigire mu Buraya, tuyigire muri Amerika, muri Aziya. Ejo bundi tuzasange dufite federasiyo nini ifite abantu benshi hereje akazi mu gukora ibikoresho, ifite akazi kenshi mu bantu bazaba bayoboye amakarabu ifite. Kandi urabizi ko siporo burya siporo irenga imbibi zose kugira ngo ihuze abantu. Irenga imbibi za politike, irenga imbibi z'imipaka zisanzwe, irenga imbibi z'ubukungu, kuko umuntu woroheje n'umuntu ukize barahura mu kibuga bagakina nta kibazo. Irenga imbibi z'amadini, umwisilamu ahura n'umukristo, undi bagahura bagakina. Siporo ni ikintu cy'ingenzi cyane gifasha abantu kwidagadura. Federasiyo uzayita ngo iki? Ari ngiye gutomboza yose nagiye mbisaba Imana byose nkabata, ariko Mana wambishuriye kweri nkabasha kumenya icyo nakwita ibi bintu, kuko burya iyo ubyaye umwana hari igihe bisaba yuko utumaho umuryango kugira ngo bagufashe kumwita izina we byagucanze. Rero hano ntibyanshanze kuko nagiye ngirwa inama n'abayobozi batandukanye,
kandi dufite na komite ya adiboba, association pour le développement de bonezabor, duhuza ibitekerezo muri iyi minsi. Tukaba dufite hari amazina byose nari nabanje kubishyira ku mpapuro no mu mategeko, aho tuzagira federasiyo yitwa Federation Rwandaise de Bonezabor, ikaba yitwa Ferwaboba, ndetse twamara kwegeranya isi ya bonezabor tumaze kubona uburyo ki tuyigerayo hirya no hino ku isi, tukazahita Fiboba, Federation Internationale de Bonezabor. Okay. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane, urumva ni ikintu kitoroshye. Ibi bintu byagutwaye imbaraga nyinshi, ubushobozi bwagiye buva he, yaba ku byangombwa umaze kubona, yaba ku maklabu amaze gushingwa hirya no hino akina uyu mukino wawe wa bonezabor, ibi bintu byose byagiye biva he? Ubushobozi bwa mbere bwagiye buva ku muco dufite w'abanyarwanda dukura, wenda navuga ku bakurambere, kuko havaho umuco dukesha abakurambere twarazwe n'ababyeyi, tukagira umuco mu hantu dukura hirya mu mahanga, tukagira n'umuco w'ubuhanzi. Rero nawuje uwo muco w'ubuhanzi, byose iyo mico narayivanze, intera imbaraga zo kuvuga ati ibintu birashoboka, sinacika intege, kuko bino ni ibintu ubigiyemo urindira inyungu zifatika muri ako kanya wahita ubivamo. Ariko iyo utekereza ku kamaro bizagirira abantu benshi n'abo utazi n'abazavuka nyuma y'ikinyejana cyawe, ibyo bigutera imbaraga, kuko byongera raporo yawe ikazajya mu ijuru ibyibushye cyane, ari raporo ifatika. Ubwo rero nibyo byagiye bintera imbaraga. Nabona nka kwa kundi uvuga ati ngiye gukora saving, ukavuga ati nimba ndya ibijumba 2 ndarya ikijumba kimwe, ikindi ngishyira hariya kizakora kino kintu. Nuvuga ati bonezabor nayifashe nk'umwana nabyaye, uko ngenera umwana minerivare nkamugenera ibiki, bonezabor nayo ngenda nyigenera, noneho nareba uburyo ki abawukina bawukunda, ibyo bikantera ishema, nkabona bikantera imbaraga. Yego byari bigezaho numva naniwe, nkabona ko nari maje gusaza pe. Ariyo nyuma ya 2016 ubwo natangiye amahugurwa ya Youth Connect, nza kubona amahugurwa ya Doti Rwanda, nza kubona ndetse nigeze nanagira umugisha wo kujya gusangira na First Lady. Ibyo byampaye courage, kandi nigeze nabwo mba mu rubyiruko rwatumiwe n'umukuru w'igihugu mu kujya guhura na Jack Ma na Akon. Baduhaye ibiganiro byatwubatse, twumva yuko bishoboka, kuko nimba abantu dukesha iterambere ry'igihugu cyacu barabigezeho banyuze mu ntambara zikomeye, ntitwabura kubyaza umusaruro amahoro, ntitwabura kubyaza umusaruro ubukungu, ndetse amahirwe dufite yose ntitwabura kuyabyaza umusaruro kugira ngo dutere intambwe irenze ku yo bateye. Burya kuba success y'umubyeyi igaragarira, cyangwa se intsinzi y'umubyeyi igaragarira mu gutera intambwe irenze iyo umubyeyi we yateye. Nicyo cyifuzo rero turifuza yuko muri iki kinyejana dusiga agashya k'umukino wa bonezabor ushobora kujya ku ruhando mpuzamahanga muri Jeux Olympiques, muri Paralympic Games, no kuba ejo cyangwa se nyuma y'imyaka 100 cyangwa se 10 twazabona igikombe cy'isi cya bonezabor. Yes. Hanyuma ngira ngo anakomeje kugenda numva bimwe mu bikoresho by'uyu mukino wa bonezabor ndetse n'izina ubwaryo n'ibindi bigiye bitandukanye, byose biri mu rurimi rw'ikinyarwanda rutari mpuzamahanga. Ibi bintu ntabwo bizakubera imbogamizi, kuko kumva umuzungu wenda arimo arawukina mu Bwongereza akavuga ngo imbonezo cyangwa ngo sinze ndi materime numvise urimo urakoresha, ntabwo bizakubera imbogamizi kukuba uyu mukino utaba mpuzamahanga? Ntabwo bizaba imbogamizi, ibyo twabibajije ubuyobozi, tubibaza n'Imana bitubwira ko kitari imbogamizi. Ahubwo nakangura abantu yuko bajya bawukina, usanga witwa mishogoro apashije rukara hereje mutsinzi ahaye inshuti ahaye masunzu, gutyo ugasanga ni ibintu biryoshye, nyine amazina yacu akagaragaramo. Twaba twakinnye n'Ubwongereza nabo bagagira amazina yabo, twajya burya hari ibintu Imana yaduhaye tutasiga inyuma, tuvuge ngo twige iby'abandi dusiga ibyacu. Byose iyo tubimenye, ukamenya Icyongereza, ukamenya Igifaransa, ukamenya indimi zose nubwo bidashoboka,
biba byiza, ariko ururimi gakondo aba ari ingenzi cyane. Rero imbonezo iraborohera no kuvuga ngo nta rindi zina wabona mu cyongereza keretse nibahimba izina ryabo bakaduha uburenganzira, bavuga ati wenda tubonye ijambo, kuko amajambo yose abaho afite ubusobanuro bwayo. Natwe yacu ni mashyashya kuko ni ku bintu bitari bisanzwe. Rero ubwo biragoye, ubwo tuzifashisha abandi bahanga n'abandi n'izindi nzobere kugira ngo babihuze n'izindi ndimi. Uyu munsi uyu mukino wawe ngira ngo watubwiye ibihugu umaze kugeramo, Ubwongereza, ngira ngo hari n'Ubuholande, no mu Rwanda watangiye gukinwa, hari amaklabu menshi n'ibindi bigiye bitandukanye. Urateganya ko ibi byo kuba Boneza ifite federasiyo bizakorwa ryari? Ibyo kugira federasiyo byo ni nazo nzozi twimikirije imbere. Turifuza ko mbere na mbere twabanza tukamurikira uyu mukino ababyeyi, ndavuga abayumvu z'ababyeyi ni ubuyobozi bw'igihugu, noneho bakabasha kuwumenyekanisha mu Rwanda, bakabwira abanyarwanda yuko hari umukino mushya wahimbwe n'umunyarwanda, tukaba twahuza amakipe y'abawukinira Rusizi na Nyamasheke, tukaba twayahuza agakina intara y'Iburasirazuba igakina n'intara y'umujyi wa Kigali. Turimo dukorana n'ibigo by'urubyiruko ku buryo tuzabihuza, tukaba turi no twaka impanuro ku buyobozi ari ubw'akarere, aba ari minisiteri zifite mu nshingano, ku buryo ki bidukundiye bitarenze mu kwezi kwa gatandatu uriya mwaka twazaba twawumuritse hano i Kigali. Noneho tukabura nk'abafunguye umuryango ku bigo biwifuza, tukabagezaho ibikoresho, tukabaherezaho aba professionals, referees and coaches, bakabahugura, ubundi tukajya tworganiza amarushanwa abaho, tukajya dukorana na gahunda zitandukanye za leta za mobilisation. Urubyiruko rwawe tukaba hari abo dukangurira kwirinda ibiyobyabwenge, tukabakangurira kwihangira imirimo, inda zitateganyijwe. Ni ubutumwa butandukanye tugenda dufatanya n'abayobozi gutanga, ku buryo numva twagize uruhare rukomeye muri Rusizi na Nyamasheke, aho abantu barenga 150 bakurikira serivisi dutanga muri Boneza Board. Ubwo rero ndumva ari icyo tugambirije imbere, ku buryo nanakoze n'indirimbo zigera kuri 14 nifuza ko nzashyira hanze kuri uwo munsi, tukazabimurikana byose. Kuko turakora cyane, niwo murage twahawe n'abakurambere, ni nawo murage twahawe n'ababyeyi, ni nawo murage twifuza kuzasigira abana bacu. Hanyuma umuntu wenda ashobora kwibaza ibikoresho byawo ni wowe ubikora, kuko urumva ko byose kose ni ibintu utajya no mu ruganda ngo ubone. Ibikoresho biva he? Ibikoresho ninjye wabihimbye, nahimbye imbonezo, wenda ikoze mu cyuma, nari nabanje kugerageza gutwika iriya myanda y'amaplastike, byo mbura uburyo bwo kubiyaza, aho tuzashaka inzobere zibidufashamo. Umupira narawudizayininze, dukorana n'umuntu ukora inkweto, turawudoda tubona bivuyemo neza. Nagiye nkoresha za geometry n'ubundi bushakashatsi amanywa nijoro, yenda nandika bigakunda. Imfashi tubikora imfashi, tuzikora iriya migozi ifashe imfashi, tuyikora mu mapine ashaje y'imodoka n'ay'amamoto, turabitoragura aho babijugunye, tukabitunganya neza, tukabikoramo ni azira baba bagize abakora inkweto n'abagira ute, turazegeranya tukazikora. Imyenda ishaje y'amakoboyi n'ibiki turegeranya tukabikoramo biriya bikoresho, ku buryo ki ari ibintu bisobanutse. Rero ubwo turimo tugenda tunateza imbere ubudozi, nakoze sample ya uniform izo turi gukoresha, naragenda ndazidesigninga, negera umutayeri, turazikora neza ku buryo ki tuzakora uruganda runini rubiproducinga. Byose bizagenda bizamuka. Ngira ngo uyu munsi ntekereza ko uyu mushinga wawe wanatoranijwe muri imwe mu mishinga ikoze neza, cyangwa se donc waje mu mishinga ya mbere mu Rwanda mu rubyiruko. Niko bimeze? Niko bimeze rwose, kandi biradushimishije cyane. Burya mu bantu tutagiye tugira amahirwe yo kubana n'ababyeyi igihe cyose, buryo ukopera iyo wenda umubyeyi aguhamagaye nko muri sara akakubwira ati mwana wakoze neza, akira uriya muneke uri hariya
uburye ukuryohera kurusha imineke yose wariye mu buzima. Rero kino gihembo gisobanuye ikintu kinini kuri njyewe nk'umuhanzi wa Bonezabo, kikaba gisobanuye ikintu kinini ku bantu bose bakina Bonezabo, kikaba gisobanuye ikintu kinini ku bantu bifuza kubona Bonezabo isakara hirya no hino mu gihugu, kikaba kivuze ikintu kinini ku mukuru w'igihugu cyacu kuko turi gukurikiza impanuro yaduhaye, kikaba kivuze ikintu kinini kuri buri munyarwanda wese uri kubona aho tugeze duhanga udushya nk'abanyarwanda. Ni ibintu bishimishije. Ese impamvu utabaye uwa mbere uyu mushinga wawe ubona icyo indi mishinga yaje imbere yakurushije ari iki? Urabona sinamenya impamvu, ariko buriya duhabwa umwanya wo kwiga, tugahabwa n'umwanya wo gusobanura imishinga. Ubwo rero mu gusobanura imishinga wenda nashobora kuba ari nk'ibyo ntanogeje neza, birashoboka. Kimwe n'uko n'icyo nkunze kubona cyane ni uko abantu benshi kujajinga ikintu uburyo utagezeho kuri tere ngo ukibone live biragora. Kandi mu gihe baduhereza cyo gusobanura nk'iminota 3 yo gusobanura umushinga, ikintu wakoze mu myaka igera ku 9 kugisobanura umuntu minota 3 biragoye. Ariko kuba abantu bari kubasha kubyumva birashimije, kuko ngitangira nabanje kwemera izina ry'ubutekamitwe. Umuntu wabonaga umuntu wize ufite lisanse, ufite AD, ufite masters, ufite maîtrise mu bijyanye no gucunga imishinga, ari kujya mu myanda akarundarunda ibintu akarara amanywa nijoro, hari ababibonaga nk'ubusazi. Ariko ubu ngubu biri gusobanuka iyo ubonye abantu baza bakakubwira ati courage, umuntu uzavuga ati big up, umuntu uzavuga ati ejo ni heza, wumva utaravunitse, wumva bigukanze, wumva hari imvune biri gukandakanda, uri kumererwa neza. Rero kuba ntarabaye uwa mbere, yego bihereza icyizere yuko ariko turi n'aba mbere. Why not? Uze kuva mu mishinga ibihumbi imishinga ku bantu bari mu gihugu cyose, uza mu bantu 50 ba mbere, ni ikintu kiba gishimishije. Dushimira Imana kandi tukagishimira n'ubuyobozi n'abajaje batakoze akazi, bakoze akazi katoroshye. So turi kugana ku musozo, ibijyanye wenda uko byasikose uyu mukino w'abanyarwanda cyangwa se n'abandi muri rusange bakurikiye ibijyanye na Bonezabo kuri Target TV, ndetse hari n'abayobozi batandukanye bamwe na bamwe biri mu nshingano zabo, n'ubuye butumwa wabagenera mu bijyanye no kugira ngo uyu mukino wawe wa Bonezabo utere imbere muri rusange? Icyo nabagenera ni ubutumwa, ni ukubashimira cyambere, ni ukubashimira kuko urugendo twabaye mu kuva muri 2011, iyo nza kuba mbikora nk'imfubyi, nkabikora nk'umuntu udafite abantu bamureberera, nkabikora nk'umuntu udafite abantu bamuhagarariye bamuhereza icyizere, nari kubivamo byihuse. Ariko kuba mbikomeje ni uko dushyigikiwe, kandi urabibona ko dushyigikiwe. Rero nkaba nifuza yuko burya kurera ni uguhozaho, nta n'igihe umuntu adakenera umubyeyi. Rero turifuza yuko kwa kundi upangira umwana minerivare ukamupangirika, ukamupangira n'icyo kurya, Bonezabo nayo iracyakeneye kugaburirwa, ikaba yakwinjizwa mu ngengo z'imari nk'uko andi masiporo, kandi ataranahimbuwe mu Rwanda nk'uko nayo yinjizwamo. Ugasanga afite mu karere arazwi, arafite ingengo y'imari, mu bigo by'amashuri muri interiscolaire barabipangira. Ibyo byatworohereza mu kuvunika, noneho hajya habaho ayo marushanwa, natwe tukaba twaba tubona Bonezabo nayo ifite sezo yayo ya competition y'amashampiyona ishyushye. Ndetse tukeneye burya hani naho abantu bagaragariza ubwenge, ndavuga nk'urubyiruko rudafite imirimo, ari abize leadership muze muyobora amakarabu n'amafederasiyo, ari abize gukora ibintu bya made in Rwanda muze, kukize tutabona imbonezi ikoze mu ihembe, tukayibona ikoze mu bintu bya gakondo bigize, kukize ni ibintu bishoboka. Rero ndabakangurira kuza mudushyigikire, nta muhezo urimo. Bonezabo ni yacu, ni yanyu, ni ya buri wese, izasakare ku isi. Tubona fondasiyo yayo nini iri mu Rwanda, dufite federasiyo ifatika isobanutse ibashije kuyobora ku isi.
urakoze cyane. murakoze cyane.